nongeye kubasuza mbaha ikaze inshuti bakuzi ba Peroti Rwanda aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe. Ni wa musore wanyange n'ubageza amakuru menshi bagiye atandukanye, amakuru maze kumenyera amenshi ari breaking news ngenda mbagezaho aka kanya. Breaking news, amakuru mashya tugezeho muri aka kanya nuko Karasira Aimable uzwi ku izina rya Professor Niga amaze kugezwa mu rukiko hagiye kuburana mu mizi. Niyo nkuru tugiye kubagezaho 5 kuri 5 ubwo yaje yitwaje akadeyi karimo impapuro ze nyine z'urubanza. Twihuse cyane, Karasira Aimable uzaramba uzwi ku izina rya Professor Niga kuri uyu wa 30 Gicurasi 2020 yagejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kugira ngo atangire kuburanishwa mu mizi ibyaha akurikiranweho. Yagejejwe ku rukiko n'imodoka y'imfungwa y'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Muri iki gitondo yari yambaye inkweto zizwi nk'igipapa z'ibara ry'ubururu cyangwa sabo, afite n'agafuka karimo impapuro zo kwifashisha mu rubanza kazwi nk'akadeyi rwose abantu bahahiramo. Karasira wabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, umuhanzi n'umuyobozi w'ibiganiro ku muyoboro wa YouTube yise Ukuri Mbona, yatawe muri yombi tariki ya 31 Gicurasi 2021 akurikiranyweho ibyaha birimo guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi no kuyihakana, gukwirakwiza amacakubiri no kudasobanura neza inkomoko y'umutungo. Icyaha cyiyongeye ku byaha n'ubundi yakurikiranwaga ubwo yatabwaga muri yombi. Guhera tariki ya 27 Nyakanga 2021 afungiwe by'agateganyo muri gereza nkuru ya Nyarugenge hashingiwe ku cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Nk'uko mubona ku mafoto, Karasira uzaramba yaje rwose ubona ko ameze neza. Reka nkomeze mbagezeho n'andi makuru cyane cyane ku bijyanye na Karasira uzaramba. Bwana Aimable Karasira uzaramba yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yari kumwe n'umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana. Kuva mu nkengero z'urukiko kugera mu cyumba cy'iburanisha, umutekano wari wakajijwe, hagaragaraga abapolisi n'abacungagereza bafite imbunda. Akimara kumva ko umwanditsi w'urukiko atangaje ko imanza zose zagombaga kuburanishwa zisubitswe, Karasira yabaye nkuguye mu kantu. Yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi. Umwanditsi w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yatangaje ko abagombaga kuburana bose imanza zabo zitakibaye. Yasobanuye ko umucamanza wagombye kuziburanisha dahari. Mu cyumba cy'urukiko, Karasira yahise avuga mu magambo yo hejuru ko we na bagenzi be bafunzwe nabi. Aravuga ko gereza bafunze bakorera iyicarubozo. Yabwijwe rya Amerika ko we n'abanyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hasani wayoboraga Hishema TV, Theoneste Nsengimana uyobora Umubavu TV na umubavu.com, abanyapolitiki Christopher Kayumba na Rashid Abdul Hakuzimana bafungiwe aho yise mu mwobo. Karasira yavuze ko bari gutegura imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara muri gereza. Abacunga gereza bamwambika amapingu. Karasira yavuze ko ibyo kuri we ntacyo bimubwiye kuko ari bwo buzima amenyereye. Yavugaga ko bafunzwe nabi. Karasira yavugiye ku rukiko ko kubwe inama mpuzamahanga izabera mu Rwanda uyu mwaka igahuza ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza itakabereye mu gihugu yita ko kitubahiriza uburenganzira bwa muntu. Karasira aregwa ibyaha bine: icyaha cyo guhakana no guhishingiro jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, icyaha cyo kubiba amacakubiri mu Banyarwanda, n'icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo. Yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu umwaka ushize 2021. Ibyaha byose aregwa arabihakana, akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Ibyaha byinshi aregwa bikomoka ku magambo akubiye mu biganiro yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya YouTube. Yashinze umuyoboro wa YouTube awita Ukuri Mbona. Avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi yanamugizeho ingaruka. Amwe mu magambo ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko Karasira mu biganiro bye yavuze ko jenoside yatewe n'ihanurwa ry'indege yari itwaye perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Hanze y'ibyo, Karasira yakunze kumvikana mu biganiro byinshi avuga ko abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda aribo bamwiciye abavandimwe be. Mu miburanire ku rwego rw'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, Karasira uzaramba yakunze kumvikana avuga ko adateze guteshwa ku cyo yita guharanira ukuri. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ahagira ubusajwi rya Amerika. Hakuzimana Abdul Rashid, ndi hano muri gereza ya Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali. Nkaba mfunzwe ndi umunyepolitike, naje hano kureba ibiganiro bihari. Mu by'ukuri ndashimira Imana kwanza ko Imana yatumye ibi byiza biba. Nkabongera ngashima leta y'u Rwanda ko ikomeza gushiramo imbaraga kugira ngo dukomeze kugenda dujya imbere. Uko byakose hari aho umuntu abavuye n'ahajya.
je nk'umunyepolitike wakomeje kugaragara ku bitangazamakuru bikorera hirya no hino, ariko ndashima ko ahangaha ndi naje gutaha igikorwa cyo guha impamyabumenyi yabigishirijwe muri gereza imyuga yatuma baramutse bavuye muri gereza cyangwa bavuye muri gereza bashobora kwitunga hanze ya gereza. Ibi rero ni igikorwa cyiza nshima leta ko ikomeze gushyiramo imbaraga. Nanjye ndi hano nubwo hari ubumenyi runaka mfite, ariko byanshimisha hari ubundi bumenyi mpavanye mu gihe gitoya. Ntekereza ko nkurikije ko nizera ko ndabona ubutabera mu bihe biri imbere, kuko sindahabwa itariki yo kuburana, ariko nimpabwa ubutabera no mu gihe gito wenda namara hano, kuko hano harimo abanyabwenge benshi. Nifuzaga ko rero iki gikorwa cyakomeza nk'uko minisitiri yamaze kubyemera, ndetse n'ubuyobozi bwa gereza, ndetse ubwo na leta yose, ko hashyirwamo imbaraga kurenza izari zihari. Imyuga uko byakose harimo ubumenyi bwinshi, imyuga nayiga, ariko ku cyifuzo cyanje mu gihe gitoya, kuko ndahamya ko ntazatindamo hano. Nkurikije wenda ibyo nkurikiranyweho, ngakurikiza n'ubutabera nizeye ku gihugu cyacu, ndahamya ko ntazatinda hano. Mu gihe gito rero nje numva nakwiga indimi, kandi harimo abahanga bazo. Ubuzima busanzwe muri gereza njewe ntago ari ubwa mbere mfunzwe, nigeze gufungwa kera, hari ukuntu bitari bimeze neza, ariko umwana nyine agenda akura. Ariko uyu munsi nkurikije wenda ibiriho, nkurikije kuko maze amezi 6, nkurikije uko nafunzwe mbere nuko uyu munsi bimeze, navuga ko niba mu buroko bwa mbere wenda narabonye 20% natanga y'amanota kuri RCS, uyu munsi navuga ko wenda bigeze nko kuri 40, byarazamutse bigeze nibura nko kuri 40, hejuru ya 50, byari byose 60, 70 gutyo. Bityo ariko icyo mbona nuko muri RCS harimo ikintu cyo kugorora, kuko niba abantu bafunzwe barakoze ibyaha bikabahama, noneho bagahabwa amasomo yo kugira ngo baje kubaho neza mu buzima busanzwe, ni intambwe. Jewe rero nk'umuntu uri hano muri gereza nta somo ndabona, gusa ndashima uburyo wenda mfunzwemo, kubera ko nk'ubushize habagamo ibikorwa bitari byiza pe. Wenda na RCS impamvu bayizanye n'impamvu leta ikomeza gushiramo abayobozi bashasha, nuko nyine hari indi myumvire bafite, ariko mu gufungwa kwa kera byari bibi. Uyu munsi rero nta gufungwa kwiza kubaho, ariko uyu munsi nibura hariho guha umuntu agaciro birenze uko byari bimeze. Ubuzima je ndavuga ibindeba ku giti cyanje nka Hakuzimana Abdul Rashid, kugeza izi saha haba ku mucungagereza, kuva ku mucungagereza kugeza kuri directeur, nta kibazo dufitanye, uretse ko wenda ntago ibyiza byose ntago ibyo wifuza byose ariko wabibona, n'ibyo dusaba Imana ntago ariko byose biduha, niko bimeze. Ibyo ni ukuri kwambaye ubusa, niko navuga. Nyine hari ibyo dukeneye guhabwa. Nje ku giti cyane nka Hakuzimana Abdul Rashid, ntegereje ko noroherezwa na RCS kugira ngo negere urukiko, bityo nje n'umushinjashaha nyine tuje ku itegeko, kuko itegeko ndarizi. Naho ku bandi banyepolitike bari hano, Paul Rusesabagina, uretse ko unyunganira mu mategeko ni nawe umwunganira, ntago tuba dufite uburyo twaganira, kandi ari mu bye nanjye ndi mu byanje. Nshobora no kuganira nawe ugasanga wenda nguye mu kindi cyaha, kuko abantu bari hano baba akenshi bakekwaho ibyaha. Idamange ni umudamu, nta buryo mfite nahura nawe. Aimable Karasira nawe afunzwe wenda hafi yaho mfungiwe, ntabwo tubana. Je nka Hakuzimana Rashid wambaza ibyanje, ariko ku banyepolitike warumbajije, ariko urababona batembera ba Cyuma Hassan bameze. Cyuma ndamubona, Cyuma niwe wababwira ibye, ariko ndamubona nta kibazo afite. Iyo murebye n'amaso gutya nje mbona nta kibazo afite. We muri we niwe wakubwira ati njewe ikibazo mfite ni iki. Ariko nje wumbaje nka Hakuzimana Rashid, je nta kibazo, urebye ntegereje ubutabera gusa, ariko nkurikije uburoko nakoze mbere nubwo ndi gukora ubu nta shano rihari. Kandi muri gereza ni muri gereza, uba wavuye iwawe ugatandukanywa n'abana, ugatandukanywa n'umuryango, n'ubundi hari byinshi ubukeneye. Nkuko nakomeje mbivuga, abacungagereza uyu munsi dufite bacitwa abasuruveya, harimo ikintu cyo kuba bagirira umuntu wafunzwe nabi, ariko uyu munsi bigendanye wenda na gahunda ya leta inyuza muri RCS, ntago tubanye nabi. Kubyerekeranye n'imirire, ibyo twandikiwe turabibona, hanyuma tukagira n'amahirwe wenda yuko
iyo imiryango yacu cyangwa inshuti batwoherereje amafaranga atugeraho tukahaha kuri hano hari kantini hari turahaha nabyo bikatugeraho uretse ko nyine nkuko ndimo mivuga ntabwo uko tubyifuza ariko wenda bigenda nyine nuko turi muri gereza ntago byakugeraho nk'uko udafunzwe ibyo ngibyo nabyo umuntu abakwiriye kubyakira kuko muri gereza nyine ni muri gereza ariko ngereranyije nuko uburoko bwari bumeze mbere nuko bimeze uyu munsi navuga ko nta shano rihari yego urakoze.